Mwaramutse kandi mwiriwe. Ngewe ubagezaho isomo ry'umunsi banyita Teacher Eugene. Muramutse mutugeze dukeneye kugira icyo mutubaza ku masomo tubagezaho umunsi ku munsi. Nomero zacu ni 0785235550. Tukaba dukorera Gahanga Busanza. Iyo tuvuze Gahanga Busanza niho site ya Gahanga yimukiye. Ubu ntigikorera Gahanga nkuko mwari mubizi kera, ubu yimukiye mu Busanza. Ubwo rero yigiye muri system ugiye kwaka code yawe hazaho Gahanga Busanza. Yego. Nahanga hadukorera. Ikibuga cyane gutya giteye, urakibona. Kubahageze cyangwa abatarahagera ni gutya cyo kimereye. Makona ni hano bateye parking ni hano zaziteye. Ikibuga cyacu ni gutya kitereye. Ubu rero uyu munsi wa none turi muri weekend, turimo turabagezaho isomo rya weekend. Abari isomo rizaba turigezaho abanyeshuri bazakora kuwa mbere. Ubu turimo turategura abanyeshuri bazakora kuwa mbere. Ni gutya imodoka zacu rero zaziteye kwikona. Yego. Marabona nk'uyu nguyu ukuntu abanyuramo nyine, abanyuramo ruzungu, kuko urukumva umuntu uzakora kuwa mbere nyine abagomba kuba hari ikintu azi. Reka dukomeze dukurikirane rero ikizami cyacu cya giteye. Nkuko bisanzwe rero imodoka zaziteye ku murongo kwikona, kugira ngo musanzwe mubizi zaziteye kwikona, imwe yegera imbere inyuramo indi ikurikiraho. Kwikona rero dore ibyo ugomba kubahiriza. Ukigera kwikona ryawe uri bukatireho rya nyuma, uringaniza urutugu ugakata imodoka yawe, urutugu rukagaburamo umuhandamo kabiri. Wamara kugaburamo umuhandamo kabiri ugakata mu kuboko kw'iburyo ugenda imbere ureba amakona yawe. Iyo ugeze imbere muri retroviseur y'ibumoso ukabona umurongo w'ibumoso, wareba mu y'uburyo ukawubona, bishaka kuvuga ngo imodoka iba irimo hagati. Biba bibujijwe ko wasubira inyuma hari indi modoka ikiri mu makona igenda cyangwa se itaravamo, kuko iyo usubiye inyuma imodoka itaravamo batarayikuramo ngo nawe ukora ikizami ubutsinzwe. Ikindi, iyo uhagazemo mu makona rwagati uba utsinzwe, iyo ugonze uba utsinzwe. Reka mbatera ka password rero. Ubonye wateye ikona ryawe ukaribura, ukabura amakona, aho kugira ngo reka mvuge ngo genda ugende utayabonye ari ugutatona cyangwa se ari ugufomboza, icyo gihe wasubira gutangira. Bisaba ubakoresha ugasubira gutangira. Icyo gihe iyo favor yo barayitanga, nabo nabantu bashobora kukubabarira ugasubirayo, ariko bakubabarira wabanje kugerageza uburyo bwose bushoboka uyashaka. Yego. Reka twirebere iyi modoka yacu y'ubururu rero ukuntu ikora ikona. Uyu ni umunyeshuri wacu uzakora kuwa mbere hamwe n'abandi bose. Muri kumva amabwiriza yo kuri kona. Yego. Kureba mu kuboko ibumoso akareba uyu murongo wa kona, yareba iburyo akareba umurongo wa kona, akareba ko nta kindi kinyabiziga kikiri muri kona. Cyarangiza agashyiramo rivanse ye akiyizira. Iyo ubonye ugiye kugonga ruguru ubone mu kuboko kw'iburyo ukata ibumoso, wabona ugiye kugonga ibumoso ugakata iburyo. Gutyo ikizami cyakona uba ugomba kugikora umunsi ku munsi, ukagenda paka ubonye amakona uyarangije. Iyo uyarangije uzamura firiyama yawe ugakuramo vitensi, imodoka ukayisiga yaka. Ubu ni gutyo ikizami cyakona tugikora. Dukomeze dukurikirana ibindi. Salamu. Arabizi rero umunsi ku munsi ni gutya imodoka zacu zaziteye parking. Murazitegereza parking yacu ni gutya ibiteye umunsi ku munsi. Yego. Imodoka rero igiye gutangira ikizami cyawe ibiteye hagati ya parking imwe n'iyindi hagati. Ubwo ni ukuvuga uyu nguyu naza kujya gutera kuri parking ye aratera ahangaha mubona imodoka itukura iri. Yego. Ni ukuvuga araza akaringaniza n'akagati akanga kamubona, yarangiza akayikata akajya imbere. Ngira ngo umuntu yize parking arabizi. Yego.
yego nkuko bisanzwe reka twirebere iki kizami cyacu cya parking. Yego parking yacu barayikase, agiye gutera kuri iki giti mubona aringaniza ya retroviseur, urabona akigezeho, urabona yayiringanije. Ubu agiye gushaka ibiti bibiri, agiye gushaka ibiti bibiri. Aha, murabona iyi modoka uko niterera, ririya tara rya yo mubona rigomba kuba riteganye na kano gati, aka gati mubona. Ubu hano hepfo yabonye ibiti bibiri ari byo by'ibi ngibi, ruguru agomba kubona iki giti mu mabuno yacu, nta mwanya agomba gusigamo. Hano imodoka iba yacu hano hoya igomba kuza ikamera nk'ayagonga hano. Iyo asize mu mwanya hano ajya kurangiza gukora parking, amabuno y'imodoka yasohotsemo, amazuru ari yarimo. Yego ubu gutya, ariko urabona nabwo asizemo akanya gatoya, aka kanya gatoya nta kibazo kateza cyane, ariko nako ntabwo kaba gakenewe, ahubwo iri tara rigomba kuza ikaba ryagonga kuri kano gati. Iki gihe nibwo abateyeho neza cyane. Yego kuko ajya kurangiza gukora manevre, imodoka ye yavuyemo yasizemo umwanya, ariko iyo atawusizemo ajya kurangiza gukora imodoka nyine irimo fresh. Yego twitegereze ukuntu akora aka parking fresh. Ndahaba umunsi ku munsi, 5 kuri 5, 100% kugira ngo mbagezeho amasomo yanjye ya buri munsi ku munsi. Karaka manevre ke karyoshye kabisa. No kuvuga rero kuri parking, iyo wibegewe manevre imwe ushobora gutuma parking yawe ipfa yose. Niyo mpamvu ugomba gukurikirana, ese nshyizemo rimwe njya hehe, nshyiramo rivanse njya hehe. Iyo ubyitiranyije rwose hari gihe ushiduka imodoka wayisohoyemo rwose. Ibintu byose kuki ku mubare. Imodoka rero itwara ukajya ngo ni automatique kandi ari manuel. Ukamburiyaje gake gake. Urabona ukuntu imodoka igezemo aba ari umurabyo. Umurabyo bagiye kuringaniza iki n'igiti. Aho ni neza cyane. Aha ni neza cyane rwose. Nta muntu ushobora gushyiramo imodoka gutya ngo bamubwire ngo imodoka ntiyagiyemo, kuko amanota aba yafite 100%. Igihe rero wayitemo bikanga, uzajya wihangana, uzajye wihangana bikuviremo isomo. N'igihe byagenze neza nabyo uzajye ubyishimira cyane. Ni gutya parking ya Gahanga Busanza ikorwa. Reka mbabwire yuko hibera ibizami byoroshye guhera kuri kona kugeza kuri parking, na circulation wayize neza aba ari urucabana niko nabyita. Ariko bisaba kuyiga, ikintu cyose iyo wakize kiroroha cyane. Ni gutya parking yacu tuyikora neza 100%. Ubu ngo tugeze ku isomo rya circulation. Imodoka zacu nahanga ziba ziteye ku mustare. Ukimara kwinjira mu modoka, uyobozi ufite ububasha arakubwira ngo ambara ceinture. Wamara kwambara ceinture nawe ukamubwira ngo ambara ceinture. Byaba ngombwa ukanamubwira ati turebe ko inzugi zacu zifunze neza. Warangiza kwatsa imodoka yawe. Wamara kwatsa imodoka yawe ugashyiramo vitesse ya mbere, ugakuramo firiyamu, ugashyiramo vitesse ya mbere, warangiza ugashyiramo ikimenyetso cyo guhaguruka. Twagiye twatangiye ikizami cyacu. Tushyiramo ikimenyetso kireba mu kuboko kw'ibumoso. Murabona imbere yacu ahantu hari umumotari n'umumama uhagaze hano, ikamyo itambutse, uhita ushyiramo ikimenyetso cyo kwinjira mu muhanda. Ushyiramo ikimenyetso cyo kwinjira mu muhanda, warangiza ukahita ushyiramo vitesse ya kabiri,
kuko ntabwo wakomeza kugenda muri vitesse ya mbere. Vitesse ya mbere yagenewe guhaguruka no kugenda ahantu habi cyane, cyangwa se ushaka kugenda gahoro, cyangwa se ahantu haterera cyane. Yego, wagera hano imbere ari umuhanda mwiza, bitewe n'imodoka imbaraga ifite ukaba washyiramo gatatu. Hari undi uzakubwira tuzakoresha kabiri bitewe n'imbaraga z'imodoka ye, ariko hano ushyiramo gatatu ukayigenderamo akanya gatoya. Wagera hano ugashyira kabiri, icyo gihe urabona ko uba wegereje kugera ku muhanda wa kaburimbo, mu masangano y'umuhanda. Ubaza umupolisi aho agiye, aho mugiye, akakubwira ati iburyo cyangwa ibumoso, twebwe turajya iburyo. Iyo bakubwiye iburyo wegera hano, wagera ahangaha ugahagarara ukitegereza igice cyo hepfo, ko nta kinyabiziga wakwinjira, nawe ukitegereza n'igice cya ruguru. Impamvu umunyeshuri ambwira ngo hepfo, ni ukuvuga ngo muri ino minsi iki gice cyo hepfo barimo baragikoresha, mbere bikoresherezaga icya ruguru. Niyo mpamvu mbaje ngo hepfo, tansubirishamo. Twagiye no gutangira kugukoresha ibice byinshi. Urinjira muri kano gahanda ka hano, icyo gihe ushyiramo ikimenyetso. Hanyuma bakakubwira ngo ushyira ku ruhande, ugahagarara, bakakubwira ngo kata dusubire iyo tuvuye. Icyo gihe ugomba kureba ko utakandagira kuri borodire y'imbere, cyangwa ngo ukandagira kuri borodire y'inyuma. Byose uba ugomba kubikontorora. Kandi hano bakuzana kugira ngo barebe ko uzi ibimenyetso uzakoresha mu muhanda igihe uzaba utwaye ikinyabiziga. Ndegera imodoka yawe. Yego, ahangaha iyo ukata urwana yuko wajya mu gisate cyawe, ucunga na vitesse uri kugenderamo iyo ariyo. Hari igihe umunyeshuri ashaka kujya imbere akibereye muri revanse, icyo gihe rero baba bakunyujemo ijisho. Yego, gera imbere, uba ugomba kwegera imbere ukareba mu gisate mu muhanda ugiye kwinjiramo yuko nta modoka iri bikwinjirane, ukanacunga ruguru ko nta kinyabiziga cyakwinjirana. Yego, ukanareba hepfo ko nta kinyabiziga giturutseyo cyakwinjirana, cyangwa se kiba kibaye kimaze kuba inkomyi. Ikinyabiziga, umunyamaguru, ikintu cyose ushobora kubona ko cyaguteza inkomyi ugomba kukirinda, kikabanza kigatambuka, nawe warangiza ukabona gutambuka. Ahangaha ibinyabiziga biba bihari, biba bagomba gushyiramo ubushishozi, kandi ibinyabiziga ntaho utazahurira nabyo umunsi ku munsi. Umuhanda uzatwaramo, twagiye imodoka yawe.